Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe ukuntu Imana izahana abantu bayimuye bagasenga ibigirwamana. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza kureba uburyo Imana izahanira abantu ibyaha byabo. Amagambo fatizo y'iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni aya ngaya akurikira: ni igihano no kunezerwa. Naho umurongo fatizo ni umurongo dusanga muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 12. Havuga ngo, icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri, mpana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati, ari icyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Reka rero mbere yuko dutangira inyigisho yacu y'uyu munsi tubanze dufate akaruhuko, maze ngaruke mu kanya twiganirira. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya mu gice cya mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo, nzarambura ukuboko kwanjye ntera ab'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose, nzaca ibyasigaye bya Bayali aho hantu n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi, ngo nzarambura ukuboko kwanjye ntera ab'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose. Noneho Imana yagaragaje neza ko Yerusalemu n'Ubuyuda bizagwirirwa n'iki gihano, ngo nzaca ibyasigaye bya Bayali aho hantu. Ibintu bizazana igihano cy'Imana ku isi birumvikana, ntibigirwamana. Ni mu buhanuzi bwa Habakuki Imana yagaragaje ibyago 5 yendaga kuzana ku bantu bitewe n'ibyago bimwe na bimwe abantu bakoze. Gusenga ibigirwamana cyari ikintu cya 5 ari nacyo cyanyuma. Ariko hano Zefaniya yabivuze mu magambo make, hanyuma avuga ibigirwamana. Mu yandi magambo ni ugusenga izindi mana. Ibyanditswe byose uhereye ku gitabo cy'abacamanza byigisha filozofi y'imitegekere y'umuntu. Ni ibintu usanga ko byari ukuri ku bantu b'Imana, ndetse bikaba byari ukuri kuri buri gihugu. Intambwe ya mbere igaragaza kugwa kw'igihugu ni idini ry'ubuhakanyi. Mu yandi magambo, ubuhakanyi ni ukuva ku Mana nzima kandi y'ukuri. Icya kabiri ni imyitwarire itari myiza y'abantu batuye muri icyo gihugu. Icya gatatu ni ukudakurikiza amategeko no kutemera kuyoborwa. Abantu batekereza ko baramutse babashije guhinduka, turamutse tubonye abantu bakora ibyiza, tukabona abantu batiba kandi batagirira nabi bagenzi babo, ko turamutse tuzamuye imyitwarire yacu ikagera ku kigero cyiza, ibyo byose nibyo byabasha gukemura ibibazo dufite. Ariko ibyo byose si ikibazo. Ikibazo gihari kirenze uko wowe nanjye tubitekereza ni ubuhakanyi, nta kindi. Ikibazo ni uko itorero ryananiwe gutanga ubutumwa bw'Imana aribwo jambo ry'Imana. Hano rero ikigamijwe si ukuvuga itorero runaka. Mu Rwanda dufite amatorero menshi kandi afite abashumba beza bahagaze neza ku ijambo ry'Imana, ndetse Imana ibaha umugisha kubera umurimo mwiza bakora wo kugabura ibyayo. Ariko rero umubare munini w'abahoze ari abizera bateye umugongo kwizera. Bageze ku kigero aho batakibashije kubwiriza ubutumwa bwiza igihugu. Ubuhakanyi bwatumye haza imyitwarire mibi, ndetse bamwe ntibagikurikiza amategeko, kandi igihugu kigomba kugendera ku mategeko. Ushobora kumva ko izi ari inkuru z'abavugabutumwa, aho waba uri kwibeshya. Reka turebe inkuru dusanga mu kinyamakuru kimwe cyanditswe mu myaka yashize. Iki kinyamakuru cyanzuye kivuga ku gutsindwa kw'itorero rikananirwa kwigisha ubutumwa bwiza. Ikibazo kiriho
ni ugukora ibintu bimwe na bimwe abantu bitwaje ubukristo, nyamara ugasanga ibyo bikorwa bituka izina rya Kristo. Usanga abantu bajya ku rusengero kuko bahafite gahunda bagomba kubamo, atari umwuka ubayoboye. Mbega inkuru iciraho abantu iteka! Ibi ni ibintu bireba amahanga yose. Umunyamateka witwa Gibbon yanzuye atanga impamvu 5 zatumye ubwami bw'i Roma bugwa bukavaho. Uyu munyamateka ntiyari umukristo, ariko yatanze impamvu zatumye Roma igwa ikavaho. Icya mbere ngo ni ugusuzugura, ariko gupfobya no gutesha agaciro ibyiza bigize urugo, kandi ari byo banze ry'umuntu. Icya kabiri ni imisoro iri ku rwego rwo hejuru, ariko gufata amafaranga ya leta bakayasesagura ku bantu bamwe. Icya gatatu ni ukwinezeza birenze urugero. Imikino yagiye irushaho kuba myiza ndetse irushaho kugaragaramo imyitwarire mibi no kugira nabi. Icya kane ni ukubaka igisirikare gikomeye mu gihe umwanzi akirimo. Inshingano z'umuntu zaburiye hano. Icya gatanu ni ugusenyuka kw'idini rikinjira mu bintu bidahwitse, rikabura uburyo ryigisha ibijyanye n'ubuzima bw'abantu, mbese rigatakaza imbaraga zo kuyobora abantu. Ubutumwa bwa Zefaniya bwibanda kuri aya mahame ya Bibiliya ajyanye no kwiyobora k'umuntu, hanyuma agatunga urutoki ku gusenga izindi mana, ari byo byateye ububabare ku bwami bw'amajyepfo bw'Ubuyuda. Zefaniya yabonaga ibiri kuba byose, birirwaga binezeza uko biboneye, kandi igihano cy'Uwiteka cyari kibari ku mutwe. Gusenga ibigirwamana rero cyabaye ikintu cyagiye kiranga amahanga menshi. Iyo igihugu kivuye ku mana nzima kandi y'ukuri, cyangwa kikareka amahame ashingiye ku itorero, iyo cyinjiye mu gusenga izindi mana, ibi byose bikinjiza mu byago bikomeye, hanyuma ugasanga abantu batacyubaha amategeko. Ikintu gitangaje ni uko ubwoko bw'ibigirwamana uko ari butatu babutweretse bwose hano. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani hakicyubahiro. 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 Twasomye ngo nzaca ibyasigaye bya Bayali aho hantu. Ikigirwamana cya mbere cyasengwaga ni Bayali, kikaba cyarashyizweho mu majyaruguru y'ubwami bwa Isirayeli, gishyizweho na Yezebeli wari ufite se wari umutambyi mukuru mu Banyasidoni. Mu bwami bw'amajyepfo niho gusenga ibigirwamana byamamajwe, ndetse ku ngoma ya Manase nibwo hubatswe ibicaniro bya Bayali. Uru ni urugero rwiza rushushanya ko tugomba kwiga Bibiliya tugereranya ibitabo by'amateka n'ibitabo by'ibisigo. Aha tugeze byaba byiza cyane kandi byafasha kwiga amateka y'ingoma ya Manase, nk'uko tuyasanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 21 no mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 33. Nta mwami wagiye kure y'Imana nk'uko byagenze kuri Manase. Manase niwe wagaruye gusenga Bayali. Ibintu byari bibi cyane mu maso y'Imana. Uretse gusenga Imana Bayali, banasengaga Ashitaroti, imanakazi y'Abasidoni. Iyo hinjiye iby'imanakazi mu misengere, kandi iyo manakazi igashyirwa hejuru, biba ari ikibazo gikomeye kuko byabaye kuri iki gihugu cy'Ubuyuda muri icyo gihe. Gusenga Bayali byari bimeze nko gusenga ikiremwa. Ubwo umwami Yosiya yimaga ingoma, ikintu cya mbere yagerageje gukora ni ugukuraho ibyerekeye no gusenga Bayali. Uyu Yosiya yabaye umwami mwiza cyane. Twasomye kandi ngo n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi. Abakemari bisobanuye abatambyi birabura kuko bambaraga imyambaro yirabura. Ese waba warabonye ko uyu munsi abenjira mu gusenga Satani bambara imikara? Biratangaje cyane kuba atari bo babihimbye,
kuko bafite aho babikuye. Ibyo byose byavuye kuri abatambyi basengaga ibigirwamana kandi bakambara amakanzu y'imikara. Zefaniya yavuze ko abatambyi bagomba gucirwaho iteka. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo, n'abasenga ingabo zo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo, n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho na Milikomu. Ngo n'abasenga ingabo zo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo. Zefaniya yagarutse ku kintu cya kabiri cyo gusenga ibigirwamana cyari kizwi cyane ahantu muri Isirayeli. Byari ibintu bitagaragara neza, ariko kandi bikaba byari bifite ingaruka zikomeye. Ibisenge by'amazu y'Abisirayeli byari birambuye ari umurambi, kandi niko bimeze n'uyu munsi mu gihugu cya Isirayeli. Aha ni ahantu umuryango wateraniraga mu masaha nimugoroba. Mu by'ukuri rero Imana yari yarabahaye itegeko ryo gushyiraho imitambiko cyangwa se garde-fou ku bisenge by'amazu yabo kugira ngo hatagira umuntu ugwa hasi. Zefaniya yavuze ko ku bisenge by'amazu hahindutse ahantu ho gusengera ibigirwamana. Ibi byerekana ukuntu gusenga ibigirwamana byagiye byinjira mu ngo. Mu yandi magambo, buri rugo rwari agasengero gato gasengerwamo ibigirwamana. Ibi rero bikongera kwerekana imbaraga zari ziri mu gusenga ibigirwamana mu ngo z'Abisirayeli. Ngo n'abasenga ingabo zo mu ijuru. Hano izi ngabo zo mu ijuru batubwira ni izuba, ukwezi n'inyenyeri. Uku kwari ugusenga ibiremwa aho gusenga umuremyi. Basengaga ibintu byakozwe aho gusenga umuremyi. Ubu ni uburyo bwa kabiri Abayuda bari barashyizeho bwo gusenga ibigirwamana. Uburyo bukurikira bwo gusenga ibigirwamana nibwo bubi cyane kandi burababaje, bunateye ubwoba. Ngo n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho na Milikomu. Milikomu ni izina rya Moleki, imana y'Abamoni. Hano ikintu cyakorwaga kwari ugufata abana babo bakabatambaho ibitambo ari bazima babacishije mu muriro. Ikintu kibigira bibi cyane rero nuko bavugaga ko basenga Imana nzima kandi y'ukuri. Bajyaga mu rusengero, bavugaga ko bazi Uwiteka kandi bakavuga ko bamwizera, gusa nanone bagasenga Moleki. Byombi barabikoraga, nyamara ibi ni ibintu bidashobora guhura. Ibi ni ibintu biriho uyu munsi. Hari amatorero menshi usanga atari amatorero ya Gikristo. Itorero ry'ukuri ni iryubakiye ku muntu umwe ari we Yesu Kristo. Itorero rya mbere ryarahuraga rigasenga Kristo kandi rikamuramya, rigateranira kumumenya, hanyuma rikagirana ubusabane nawe. Ibintu byose bakoraga byaganishaga kuri Yesu Kristo. Ese ni amatorero angahe uzi uyu munsi atavuga kuri Yesu Kristo? Iyo bavuze Yesu bamuvuga mu buryo bumuhakana. Mu yandi magambo, bahakana ubumana bwe. Bahakana ko Yesu ari Imana. Ntibamusenga ahubwo bamukorera amateraniro atamwubahisha. Usanga bavuga ku nyigisho za Yesu ndetse bakavuga ukuntu yari mwiza. Ntibatinya kumwita superstar cyangwa se ikirangirire, ariko bagahakana ibintu byose byanditswe bivuga ku Kristo. Ubwo nibwo Bukristo buriho ahantu henshi muri kino gihe. Gusenga ibigirwamana ni ikintu cyari kirimo kuza mu gihugu cy'Ubuyuda. Abantu bari bagikora imihango n'imigenzo itandukanye ndetse bajyaga mu nsengero ku isabato. Sintekereza ko hari ikindi gihe bateranaga, gusa babaga bahari. Nyamara ku rundi ruhande basengaga Moleki. Moleki yari imana y'umubiri. Byari ugusenga k'umubiri aho gusenga mu mwuka. Bari bafite imyitwarire mibi. Kimwe n'uyu munsi hari abajya mu itorero gusenga. Nta Bukristo baba bafite, ahubwo baba bafite gukunda idini. Bahakana ibihamya bikomeye kandi bifatika byerekana kwizera kwa Gikristo. Bakora ibintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Iyi ni ishusho y'Ubuyuda muri icyo gihe, kandi uyu munsi niko bimeze hamwe na hamwe. Abantu bamwe batekereza ko itorero ari inyubako nziza, bagatekereza ko ari itsinda ry'abaririmbyi ryiza, ibikorwa by'iterambere nk'amashuri n'ubusitani bwiza. Ibyo bintu byose ntaho bihuriye n'itorero ryiza, kuko biba ari bibi cyane nk'ahantu habera ibikorwa bibi. Byaba ari ukubeshya niba itorero ritubakiye kuri Kristo. Ikintu cyatesheje agaciro Ubuyuda nuko bibwiraga ko bakorera Imana nzima kandi y'ukuri, nyamara mu by'ukuri barasengaga Moleki, ikigirwamana. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana,
sambirana sambirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro Imana rurema Imana ihabwa icyubahiro Imana y'agakiza Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 6 baravuga ngo n'abasubiye inyuma bakareka gukurikira Uwiteka n'abatigeze gushaka Uwiteka habe no kumusenga. Abantu bavuye ku Mana burundu barayireka. Ndavuga mu bwami bw'Ubuyuda hari ibyiciro bibiri bivugwa. Hari abasubiye inyuma ndetse n'abatigeze gushaka Uwiteka cyangwa batarigeze gukizwa. Ibi kandi nabyo tubona n'uyu munsi. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 7 baravuga ngo ujye ucecekera imbere y'umwami Imana kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Uwiteka yiringanirije igitambo yeza n'indarikwa. Ngo ujye ucecekera imbere y'umwami Imana. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo ceceka ceceka wisakuza kandi ntugire icyo uvuga. Menya kuri mu maso y'Imana nzima. Uyu munsi abantu ntibacyubaha Imana, kuvuga ko Yesu ari inshuti kandi ko Imana ari umuntu uri hejuru cyane ku buryo twamuvugisha uko twiboneye, ntabwo ari byo. Reka nkubwire ko Imana yacu ari Imana yera. Reka nkubwire ko nge nawe turamutse tuje imbere y'Imana nko muri kilometero miliyari twagwa hasi imbere yayo bitewe n'uko ari Imana. Ni Imana ikomeye, ni umuremyi w'isi, hanyuma twege tukaba ibiremwa bito cyane. Ngo ujye ucecekera imbere y'umwami Imana. Kubera iki? Kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Aha niho hambere hagaragajwe umunsi w'Uwiteka muri iki gitabo. Nuwushyira muri gahunda y'Imana birahinduka igihe cy'amakuba akomeye cyangwa Great Tribulation mu Cyongereza. Uyu munsi wowe nanjye turi mu gihe cya Kristo, ari cyo gihe cy'ubuntu. Umunsi w'Uwiteka uzatangira ubwo itorero rizavanwa ku isi. Imana izahita itangira kuzana ibihano. Mbere yuko icyo gihe kigera, hari ibihe byabayeho byahujwe n'umunsi w'Uwiteka. Ubwo umwami Nebukadinezari yazaga agasenya Yerusalemu akayitwika kugeza hasi, yasize icyo gihugu gisa nkaho kizimiye. Uyu munsi ugiye muri icyo gihugu cya Isirayeli hari ibiti bike cyane. Isirayeli yafashe gahunda yo gutera ibiti byinshi, ariko usanga ahantu hose hari imisozi ibereye aho, imisozi yambaye ubusa itariho ibiti. Hari igihe cyageze iyo misozi igira ibiti byiza kandi byinshi, ndetse hari hateye n'imizabibu. Cyari igihugu cy'amata n'ubuki. Ariko uyu munsi Isirayeli ntabwo ari ko kimeze. Uyu munsi aracyari ibimenyetso by'ibikorwa by'umwanzi. Abakarudaya baje bategekwa na Nebukadinezari, hanyuma bakurikirwa n'Abaperesi, hanyuma haza Alexandre mukuru, maze birangira haje Abaroma. Umwanzi yaje asimbura undi mwanzi muri icyo gihugu. Icyavuyemo nuko uyu munsi hasigaye ibiti bike kandi ubutaka bugasa nkaho nta kintu kiburiho. Imana yagaragaje neza ko hari ikintu yari igiye gukora kandi yaragikoze. Ibimenyetso biracyahari uyu munsi. Igihano cyari kuri abo bantu b'Abisirayeli ari nawo munsi w'Uwiteka, ariko ntibyuzuza neza ubuhanuzi. Zefaniya yagaragaje neza ko umunsi w'Uwiteka ari umunsi utegerejwe mu gihe kiri imbere kandi uzatangira ubwo Kristo azaza kwima ingoma ye hano mu isi. Zefaniya yaravuze ngo Uwiteka yiringanirije igitambo yeza n'indarikwa. Indarikwa nizo zizaba igitambo, kandi igitambo ni igihano cyenda kuza kuri iki gihugu cya Isirayeli. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana 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 usemerera Sambirana, sambirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana,
Mu gitabo cya Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 8 aravuga ngo ku munsi w'igitambo cy'Uwiteka nzahana ibikomangoma n'abana b'umwami n'abambaye imyambaro y'abanyamahanga. Igitekerezo kiri hano nuko abatware n'abayobozi baretse Imana burundu. Uzasome byinshi mu gitabo cy'abami ubwo umwami Sedekiya yimaga ingoma. Niwe wabaye wa nyuma mu bami bategetse Ubuyuda, kandi abana ba Sedekiya biciwe mu maso ye, hanyuma nawe ubwe bamunogoramo amaso. Iyo nkuru wayisoma mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya 24 no mu gice cya 25. Icyo cyari igihano gikomeye cyane cyabaye kuri uyu mwami Sedekiya wategetse bwa nyuma ubwami bw'Ubuyuda. Ariko rero Imana yari yarababuriye, uyu wari umeze nk'umunsi w'Uwiteka ku Bayuda. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 9 haravuga ngo uwo munsi nzahana abasimbuka ibitabo by'amazu bose, bakuzuza inyumba ya shebuja mu rugomo n'uburiganya. Uwitwa Dr. Charles Feinberg mu gitabo cye yavuze ku buhanuzi bwa Habakuki, Zefaniya, Hagayi na Maraki. Ku rupapuro rwa 48 yaranditse ngo ikintu kibandwaho ni ingufu abagaragu b'abakire bakoreshaga bava mu ngo zabo bakajya gusahura imitungo y'abandi mu rwego rwo gukiza abashebuja. Icyo gihe ari abashakaga gufata ubutaka n'inzu z'abakene. Icyo gihe icyabagaho nuko abakize baciriritse bari barazimiye, hanyuma hakaba harabagaho abakize cyane n'abakene cyane. Ibi ni ibintu biba mu bihugu byose, kuko hamwe usanga bakena cyane mu gihe abandi bakira cyane. Imana yabwiye aba bantu ko izabahanira iki kintu cyo kwambura abakene. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 10 haravuga ngo uwo munsi ni ko Uwiteka avuga, hazumvikana induru ku irembo ry'amafi n'umuborogo ukomeye mu ruhande rwa kabiri, no guhorera gukomeye kuzaba guturutse mu misozi. Ngo uwo munsi, hano haratwereka neza umunsi w'Uwiteka, ngo hazumvikana induru ku irembo ry'amafi. Uyu munsi irembo ry'amafi rizwi nk'irembo ry'i Damasiko. Iri ni irembo baguriragaho amafi avuye mu nyanja ya Galilaya n'umugezi wa Yorodani. Iri rembo rero rikaba riherereye ku ruhande rw'amajyaruguru y'umujyi wa Yerusalemu. Ngo n'umuborogo ukomeye mu ruhande rwa kabiri, no guhorera gukomeye kuzaba guturutse mu misozi. Uyu munsi irembo ry'i Damasiko ni ahantu haciriritse. Uramutse ushatse amakuru y'i Yerusalemu usanga ari umujyi ukikijwe n'imisozi. Zefaniya yari ari kuvuga ko icyerekezo cyose uzashaka kuganamo uzahasanga imiborogo y'abantu ubwo igihano kizaba kigeze ku baturage ba Yerusalemu. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 11 haravuga ngo nimuboroge yemwe abatuye i Makiteshi, kuko abantu b'i Kanani baciwe n'abikorezi b'ifeza batsembweho. Bivugwa ko habayeho ubukene no kutishima mu mujyi wa Yerusalemu, ahantu hari haherereye isoko. Ngo nimuboroge yemwe abatuye i Makiteshi, kuko abantu b'i Kanani baciwe n'abikorezi b'ifeza batsembweho. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 12 aravuga ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu muri mana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima yabo bati ari icyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Ngo icyo gihe nzashakisha muri Yerusalemu imuri. Mu yandi magambo ni nko gufata itoroshi ukajya gushaka umuntu uri mu mwijima. Imana iravuga ngo uko niko nzahiga Yerusalemu, nzakoresha urumuri nshakisha ibibi byose. Ngo mpana abantu bibumbiye hamwe nk'inzoga y'itende. Iyi ni imvugo ifite ubusobanuro bwo koroshya ibintu. Aba bantu bumvaga ko ibintu byoroshye. Kuri bo ntibumvaga ko bahanwa nk'uko bamwe bumva ko uyu munsi nta gihano kizabazaho. Ngo bibwiraga mu mitima yabo bati ari cyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Baravugaga bati Imana iri gukora ubusa, nta kintu Imana izabikoraho. Habakuki yabajije Imana ngo Uwiteka, kuki nta kintu uri gukorera inkozi z'ibibi? Imana yamusubije ko hari ikintu iri gukora. Hanyuma ubwo Habakuki yajyanwaga mu iyerekwa abona ibyo Imana yakoraga, yaje kurira atakira Imana, asabira abantu imbabazi. Uyu munsi abantu benshi bariho baravuga ngo nzirengagiza Imana, nta cyiza cyangwa ikibi nzakora. Uyu munsi abantu benshi ntibari kumva Imana habe namba. Iyi mitekerereze ni iri kuganisha kuri teoloji mbi cyane ivuga ko Imana yapfuye. Hamwe namwe usanga byigishwa, kuko hari abavuga ngo ntabwo dukeneye Imana rwose. Ingaruka rero nuko abantu batekereza ko Imana idakora ibyiza kandi ntikore ibibi. Muri make bakavuga ko Imana ntacyo ikora,
gusa abatekereza batyo baribeshya cyane. Zefaniya azakomeza kubitwereka neza. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Ndiyo nsoza inyigisho yacu y'uyu munsi, ndagira ngo uganirize gato ku ncamake y'ibyo twarebye. Nakubwiye ko ubuhanuzi bwa Zefaniya bwerekana ko abantu bazahanirwa gusenga ibigirwamana. Kwimura Imana rurema ni ikizira mu maso y'Uwiteka. Umunsi w'Uwiteka uzagena no guhana abahemukira abandi muri rusange. Bitewe n'aho iterambere rigeze rero, abantu baryohewe n'ubuzima babayemo ku buryo bigoye kubumvisha ko Imana iriho. Benshi bumva ko nta cyiza cyangwa ikibi Imana ikora. Ibi bigatuma bamwe biringira cyane ubwenge bwabo, bakirengagiza kubaho kw'Imana. Imana yacu dufashe kandi kubwira ijambo bitume turushaho guha Imana agaciro no kuyizera. Reka dusenge. Uri Uwiteka, niwe Mana yonyine kandi ushobora byose, kuko waremye ijuru n'isi. Tuzahora tugushima kubera imirimo wadukoreye. Ndasabira abatarakwizera ngo bakwemere uyu munsi, bumve ko ushobora byose aho kwiringira izindi mana. Ndamagana umwuka mubi utuma tudamarara, tukibagirwa aho wadukuye Mana, ndetse tukaba twakuvaho. Ijambo ryawe rivuga ko abakora ibinyuranye n'ubushake bwawe bazabona ishyano ku munsi w'imperuka. Uduhe gusobanukirwa gukora ibyo ushaka kandi tuyoborwe n'umwuka wawe wera. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka tuzakomeza kurebera hamwe ukuntu umunsi w'Uwiteka uzaba ari umunsi w'amarira. Ikindi tuzabona ni ukuntu Imana izahana amahanga yose. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyo.fm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.